nabonye akavideo ka Jackie uriya w'Isireye uriya w'indaya sorry nako urumva okay w'indangamirwa nta kibazo wowe byarakunaniye gushaka abandi bakaba bashatse witera umunwa hejuru yarabananiye do bari muri shishishishi do bari do bari kashatse aracyara agahinja gafite imyaka 22 se reba nka kiriya ngo ni cya Emeline kiri rebye kirimo urumva gisora sigishaje kirakuze kirataraniye uriya wazabona umugabo. Hi guys, nizere ko mumeze fresh twagarutse mu kiganiro. Iyi ni Ham Studio. Abakunzi bacu ewana ntarungu mugomba kugira amakuru Kigali ni imiriro man nukujya kuryama gato inkuru kabikuguye hejuru ewana twebwe ntabwo tukiryamagara free. Mugerageze mukunda ibintu byacu man, mukore subscribe mu sharing ibi bintu man, cyangwa se niba udashaka no kutwumva nabyo zanabireke. Naho ubundi twebwe ntitugomba guhagarara ewana ni akazi 24 hours man, bimeze biteze ewana ibintu ni good. Fasha mikoro nkubwire man Kigali noneho kagira inkuru n'umunwa kuziba bro nge numewe ako man tujye tuvugisha ukuri nkura mwana w'umukobwa bari kumuhora iki man. No ikibabaje abantu bari kubivuga ni abantu basaziye mu rugo babuze abagabo man. Man ugasanga bateye induru ngo baramutwaye. Niba bamutwaye si bibareba yi icyambere Vestina ije imyaka yo gushaka, icyo ni icyambere ndabeshya aya ntago beshya. Icya kabiri uramugabo ije imyaka yo gushaka arayujuje cyangwa arayirengeje ariya ni muze arayujuje nta n'itegeko rihana umuntu ufite imyaka myinshi ngo ntabwo yemerewe gushaka ahubwo abanyarwanda bafite ishyari, abakobwa bafite ishyari, mufite ishyari. Noneho nabonye akavideo ka Jackie uriya w'Isireye uriya w'indaya sorry nako urumva okay w'indangamirwa nta kibazo. nabonye video yari kuvuga ngo ngese we ngo mwari muze ngo Vestina ngo wanyu ngo bamutwaye ari maganya ngo bamutwaye sha ngo abastare bacu ngo bagiye batubwira ko babatwaye ari maganya. Yapfuye se yagize icyo kibazo aho ari bwo nabo numvise ngo buriya ngo kuva ngashatse ngo igitaraganya inkundo zabo ntazo zikeza tumenya ngo bakunaniye mu gwihisho ngo burangura mukobwa aratwite wowe wamuteye indaza. Nese niba twitebye biramureba nese niba yaramuteye inda agahita mutwara ahubwo sibyo sawa. Nese ikibazo kiri hehe nyine nta kibazo gihari. Umukobwa niba agiye kwishakira umugabo ikibazo kiri hehe ahubwo abantu man sinzi ikibazo baba bafite aho kugira ngo ahugire mu kazi kiwe akora imirimo atera imbere ari gusa ari muri shishishisho ibintu bya shishishisho abanyarwanda batabare bareke shishishisho gose ubugambo bwabarenze. Ariko akeshi umuntu bivuga umugore cyangwa se umukobwa ariko mbivuge ngo ari hejuru y'imyaka 25 arashaje ahubwo sister igenzure niba udafite umushiha urawufite, niba udafite umushiha isura yawe nishamaje, ikindi imyaka yakujyanye. Ako reka tuvuge ibintu dusubira ibindi. Boye uriya mugabo ubona koko ataratwaye umwana byaye nawe kuna kumvisha nawe wigize gushwana rero nawe kuna kumvisha nawe umva icyambere n'amafaranga ako bro ariko amakuru mfite ingirene ngo yamuriyemo komisiyo ya danje ngasize ngo etaje irene ngo igeretse. Nimba ari ibyo rero ubwo baba babikoze mu buryo bwa business. Urukundo biba bimeze hariya urabona uriya mugabo arakuze pe amurusha imyaka 22 akuze murumva ibeze imyaka uzi ko mfite 20 mfite umwana w'imyaka ingahe nuvuga ngo wowe ukuntu bimeze ubu ngubu zibana imyaka ufite ubu ngubu nukuvuga ngo umwana waba uvutse kano kanya niwe wazagira umugore. Icyo bishatse kuvuga ni kuri amugabo rero bimeze amurusha icyo kintu uri kucyumva cyangwa uri gupfa kuvuga gusa ni kubyumva se nyene. Ubu ngubu umugore wawe aravutse rino joro ivoze ubwo bivuze ngo uriya mugabo reka tuvuge ko afite imyaka 22 ahise ashaka gahinja
ntago ari agahinja kandi yujuje imyaka 22 agahinja. Oya navuze ngo uriya mugabo afite 42 ubu ngubu sibyo? Afite 44 kuri kumugabanyiriza imyaka 44. Ubwo tuvuga reka tumubarire 22 ubwo tareta ahita afata agahinja byaye aragashaka. Intu nyine ari kugaterura akazakarindira paka. Nuko kirerera ariko nta kibazo nyembi bonamo kubera ko nawe ku myaka imwemerera gushaka arengejeho uwo mwaka si 21 z'abakobwa. Imyaka y'ubukure se 18 afite 22 rero. Ndibaza ahubwo famille yazikonvetse gutura mugabo. Ariko ako nta nibirenze ahubwo ikibazo man nese buriya rero ni handi usanga umugabo ashaje agakenyuka. Ariko wasiza gufite amafaranga. Umugore akiri mutoya abandi basore nkabayemi b'amabogari. Neze uramugabo usafite imyaka 44. Muri kumwe wabona ari we mwana do urashaje kumurusha. Uzi impamvu? Mura amafaranga. Nubango muri la famille y'uramukobwa n'ubundi. Burani habuzemo abantu baba batabyumva neza ubukwe bwabo, sibyo? Yajya kuvuga ati ariko kumuna ashaje ati akira 30,000,000. Gataceceka. Undi nawe atari kuguma. Komona ashaje fata amafaranga. Komona ari umusaza ati ceceka umusaza wa hehe. Amadolari 500. Urumva? Egiye bacecekesha bose. Irene we yaragira batera Irene uzumve do najaga no kwivuga Irene abera mubi. Irene nawe ni mubi cyane. Ubukwe niwe wajyanye kamera wenyine. Ase muri ndahabi views gose kabazungu wagere kwa faranga y'abazungu koko katara yawe ase tukirira man. Ya mugabo ni mubi cyane. Ubwo koko mise baguhaye koko ntago igwageje. Kara kantu ngiye yakoze naragakunze. Ntago ari keza karaka. Ako ngo bamusiginga amafaranga menshi. Oya nago byabora. Menshi ariko. Nese si umanaginga Vestine. Ikindi kintu. Uriya mugabo urango no muri Burkina Faso. Ngafite ikigayoboye nyine tungo no muhebwa bya hatari. Shabro. Nabonye mu kurahira. Irimo avuga bya bifaransa by'ibirengera byo mu burengerazuba bwa Afurika. Oya, anaro nabonye agapost umuntu arimo avuga ati ese ko barahi umwe yarahiye mu Kinyarwanda undarahira mu Gifaransa. Gipfuye ahubwo tinapfa no kucyuma n'icyo mu burengerazuba bwa Afurika. Ese buriya bazajya babana buriya Vestine arakizi Igifaransa. Cyangwa se nta kibazo ahantu hari ibiceri ntashaka yagira bikango bazajya bakoresha amarenga. Icyambere ni ibiceri. Aho se ubundi igihe cyo gushaka ni ryari? Vestine ko muri kubangaginga kirakana ngo ngarangije kwiga mushaka kuri. Ibyo byo ndagushyigikiye kubagiye ahubwo ni byo sawa ahubwo mumwifurize intuza kubaka urugo rwiza kuko nimba wowe byarakunaniye gushaka abantu bakaba bashatse witera umunwa hejuru. Yarabananiye do bari muri shishishishi do. Bari do. Baba kashatse aracyana agahinja gafite imyaka 22 se. Reba nka kiriya ngo ni cya Emeline kiri. Uranyibukije rebye kirimo urumva gisora sigishaje kirakuze kirataraniye. Uriya wazabona umugabo. Uriya reka tube tumworeye Emeline twikomereze Vestine. Winyibutsa kiriya kirataranije ari muri tarani kudo hejuru aho ngaho. Nese uriya we nta mugabo azabona. Uriya we reka tube tumwiyorere reka tumubikira ikindi. Aho shameza gacupa shanze. Oya. Nizo gacupa ariko nisomerewe. Ajye gabanya ububwa nawe. Nanga Heineken mwa. Baba we. Ariko man. Emily ndakwanga n'umutima wanjye wose. Emily n'umuhoro. Ibintu ukoreye abanyarwanda. Cyafashe agacupa shaka ka VIP sha. Gufata go gicupa gicyuma byaramunaniye. Nese mwana wagira ngo afate nuza mitsingi nini. Oya pana mitsingi nini. Icyuma. Oya si icyuma kigagenda gikata se. Hari yantu ntago byasaba icyuma. Akagicengezamo kandi inzira zihari kira wagishyiramo kanagira gutya ntago cyamugonga ku mpande wapi kizazi. Uriya mukobwa ni munini ndagace sharika mubwiza ukuri. Ikiganiro nacyo se nibikirangize nabibona. Nese oya buretse kwivumbura kwa kundi kwawe urumva reka nkwibariza akabazo nyine
wagira nk'iyihe nama nyine nk'abakobwa kumva mbona ni we mukuru abantu batubona ninjye muremure guys mutubwire ninjye muremure kuko ubu ngubu hakurya yongeye bansaba inama wowe yibagira inama nabagira rero bashikame bagiye gukora andi mavide manini nibahumure nta kibazo bazagira rero ubwo ubivuze ngo bagira inama ndetse nimba warabibonye neza kari akavide abona gatari gatoya yaragafataga ngo kadita kagenda kakajyamo mo imbere baraje bagukorere ikingana n'ijaga cyangwa se teremosi ujye ushyiramo rwose wumva utuje n'abandi bifuza gukora ibintu nk'ibyo nka Emeline b'inshuti ze mukoresha ibintu binini ntaribi tuzihangana natwe ariko Imana yakoze amakosa mana yakaba yarakoze ikindi kintu gisimbura abakobwa noneho waba udashaka umukobwa ugafata icyo kintu ariko ngo iyo ifashe matero kayitobora wasigaye ibyo ngibyo byita kwikinana ahubwo bari gukora ikindi kiremwa ku buryo nyine niba umukobwa ari kukugora wifatira ikindi kintu oya noneho ariko ibyo kambe mberetse mbibikira undi munsi mana we nishaka rwose nzahite mva imyuna ako kanya nishakanye amenyo azavemo yose ariko uri ku ijambo ko yavuze cyaze bro nge ndabona u Rwanda narwo baraza kuri ndabona Imana iraza kuri biba biri kuba California yara imiriro nyine iri gufatisha ahantu hose byakona umuriro uragiye ku gipangu gifatwa n'inkongi natwe ndabona natwe bazadutwika ibi ngibi byo bizakurikira rwose mu bakobwa mwatubabariye kuko turacyakunda ubuzima mw'abakobwa mwatubabariye koko biracyakomeje kugora niba ushaka gukoresha amavide yakoze ikiganiro marangiza niba ushaka gukoresha amavide yakoreshe neza utajya kubyereka abantu uzi ko hari abantu bakiri mu buriri batarambye kavuga ati kiriya kivide koko umugabo yifitiye akantu kangana gutya urimo uravuga uramwereka ko ushaka ikivide koko kuko ubona bizagenda bite ko wa mukobwa mwatubariye mw'abakobwa nuko uri kumwana ndabinginze pe mani ngewe biba byanshanze rangiza ikiganiro guys reka mbabwire hano ngaho turi kuvuga kuri Dorcas ni Dorcas cyangwa ni Vestine rero ngewe ni Vestine man ni Vestine wakifatira ka Dorcas mwe oya wowe uri umukene guys twavuga kuri Vestine mwimugirira ishyamba mureke umwana yibereho neza agire urugo rwiza biriya nibyo abantu tuba dushaka kuba umwana akirangiza ishuri agahita abona umugabo nibyo sawa nimba wowe waramubuze wiza n'ubugambo bwinshi cyane ngo byagenze gutya ngo aracyari muto so guys rero kora subscribe ufungure inzogera ngenda nagiye